Rero mbona cyane mu ishengesho nemaranye imyaka zenga enye itanu hari itanu mfite imitsi ine bonaza hano mu ishengesho n'ibintu bishye kuva mu maguru ganje bikwirukanka ndizira ko Yesu yankijije nubwo nta cyane neza muri ngo ndishima Yesu yankijije nitwaye n'abagabo Albert kabarimo no mu muryango remezo kwa Ntarama ya mbere none ndushimira ko namaze imitsi ngwa amaguru garandonze nagiye butaro nagiye mu ruhengeri nje mu butaro bati nta ngwa ufite nta bintu twaguha tubone nini sogura ibintu mu pharmacy twanyoreje none ndushimira ko naje hano gusenga mu ishengesho ndiza numva mbona yeza ankore bitanga ndumva muri rwanje nzi n'ubivuyemo kwiruka muri kuwanga kumanuka bikwirukanka imishemitsi nta kimbazo mfite amaguru ndushimira ko Imana yanduhuye rwanye mfite amaguru bwose bwanzinga mu maguru rwose ngumva naba ni cyangwa ndagize ute ngumva byoroshye cyane ndushima Imana rwose rwaye ni imitsi zatangiye kuza imitsi zazaga zizinga twizinga zizo muganga banyeka kugura amasogisi ko nabana amasogisi tambaye bigamza bwizinga nibanje amasogisi rero mbona cyane mu ishengesho nemaranye imyaka zenga enye itanu hari itanu mfite imitsi ine bonaza hano mu ishengesho n'ibintu bishye kuva mu maguru ganje bikwirukanka ndizira ko Yesu yankijije nubwo nta cyane neza muri ngo ndishima Yesu yankijije biragenda buhoro biva mu maguru batanye usenga hano mu kiza tujya kubona Yesu atanye kuzana ibintu biva mu maguru kumanuka bikwirukanka mu maguru kuva mu maguru kumanuka bikwirukanka numva ko Yesu yankijije Yesu meze nandi nawe wose yangeze najya nkozemo akoze najya nkozeho n'ubushe ibintu mu maguru wanje byagabanyitsemo Nina mapfa njewe nagiye ubwo ngeze bitaro bati banye mu cuma bati ntabwo ntitwaguha ati wowe imitsi byarangiye ntabwo gakora byararangiye kinisha mu mana bindi mana niwe uzankora bitangaza ntacyo nakwimarira ngende umwana muntu nakwimarira ko Yesu uzankiza kubgawe nta nakwiba uzankiza bwawe imiti bantegetse ndagerageza nyarashakisha nziga kuzagura muri pharmacy ni amafaranga kuno mushezo y'ibyo ngamenyeshe mu muri rwanje ndushima Imana gwanjye byamye ntwaye humbi kamagana abiri ntiyagiye ahantu hose nagiye kunyuza mu byuma ntwa amafaranga nzi butaro bagira bate mwana bya birenze ntacyo numva ngo nagiye bati nabini twaguha nashujimishije ata amafaranga nta binini bateje muri pharmacy nkagura ibinini ubwo nawe banayise ibinini 38 ikindi kimwe ari 750 ongerageza kubona kimwe cya kabiri biri nabigura nimba amafaranga ndagenda nzabigura kugura kimwe ibinini ikindi cya 75 ikindi kimwe bisa amafaranga menshi nabuze kimwe cya kabiri none mbona ndazobuti kugura ibindi nta kibazo none ushima Imana rwose Yesu yankozeho azakiza mwirigiye pe napfa guharanwa n'agahinda rwose akiza rwose kumwemera ko akiza rwose akiza byumva ko akiza nanyumvise umutsi nabyumvise rwose sawa urakoze umunsi mwiza